Kongeye kuba ikaze mwese mukurikiye televiziyo Rwanda by'umwihariko mu kiganiro waramutse Rwanda. Nk'uko rero twabibasezeranyije tugiye kwinjira mu ngingo y'umunsi. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ikibazo cya M23. Ese uyu mutwe wavutse ute? Ese uyu mutwe urarwanira iki? Ese uyu mutwe urifuza iki? Nyuma yuko hari intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Kongo, akaba ari ikibazo gikomeje no kuvugwa hirya no hino ku isi, ndetse n'indi kibazo cyahuje amahanga. By'umwihariko rero muri studio turi kubona abatumirwa bagiye kudufasha gusesengura ingingo, banadusobanurire naho umuzi w'ikibazo uturuka. Turi kumwe na Dr Charles Murigande, uyu ni naribonye muri diplomasi ndetse na politike mpuzamahanga. Tubaye ikaze bwana Murigande. Murakoze kuba mwadutumiye. Yego. Turi kumwe kandi na Maître Aloys Rutabingwa, ni naribonye muri politike ndetse na diplomasi. Nawe tumuhaye ikaze, tugwaye ikaze bwana Rutabingwa. Murakoze cyane, murakoze kuba mwadutumiye muri iki kiganiro. Yego. Turi kumwe na Maître Jean Baptiste Gasominari, uyu nawe ni naribonye muri politike y'aka karere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Tubaye ikaze bwana Gasominari. Murakoze cyane. Yego. Turaza kandi kuba turi kumwe n'umunyamateka n'umushakashatsi mu bijyanye n'amateka. Turaza kwifashisha ikoranabuhanga, ari mu karere ka Huye i Butare, ni André Ntagwabira. Uyu nawe araza kudufasha by'umwihariko gusesengura ibijyanye n'amateka ndetse nuko bimeze. Hanyuma rero nje ndi Placide Nyinshuti nkuko nababwiye, ariko ndacyari kumwe na mugenzi wanjye ni Juventine Muragije Maria, tugiye gufatanya kuyobora iki kiganiro. Hanyuma twihuse, reka mpere kuri Gasominari Jean Baptiste. Ubundi iyo tuvuze M23 hari abantu batanayizi aho yaturutse n'impamvu yavutse, bayumva gusa mu mirwano iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Ndifuza kumenya ubundi M23 ni umutwe wavutse ute, urwanira iki? Murakoze. M23 nk'uko izina ryayo ribivuga, ni umutwe wavutse wari ugizwe n'abasirikare bakuru bari mu ngabo za leta ya Kongo, bari barazinjijwemo mu 2009 nyuma y'uko hari habaye amasezerano hagati ya leta ya Kongo n'undi mutwe witwaga CNDP kuri 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009. Noneho ayo masezerano yari afite ibintu byinshi yari akubiyemo, kandi impande zombi zari zumvikanye ko yagombaga guhita ashyirwa mu bikorwa. Hanyuma adashyizwe mu bikorwa, abantu bari binjiye mu ngabo biturutse kuri ayo masezerano bavuga yuko badashobora gukomeza, hanyuma batangiza umutwe wo gusaba yuko ayo masezerano yubahirizwa agashyirwa mu bikorwa. Rero niho umutwe wa M23 ukomoka, iryo zina niho rikomoka. Ni ukuvuga ngo yenda kuba dukurikiye kugira ngo bashobore gusobanukirwa, na CNDP ntabwo ari wo mutwe wa mbere wari uvutse mu burasirazuba bwa Kongo, nawo wakomokaga ku wundi mutwe witwaga RCD, na RCD ikaba yarakomokaga kuri AFDL. Mu by'ukuri yenda gerageje kubivuga mu magambo make kandi yatuma umuntu abyumva. Ni ukuvuga ngo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, abahoze ari ingabo z'u Rwanda ndetse n'interahamwe n'impuzamugambi bakoranaga, bamaze gutsindwa urugamba, bamaze gutsindwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, bose barambutse n'intwaro zabo bambuka muri Kongo, babifashijwemo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Hanyuma bageze hariya hakurya ntibamburwa intwaro, ntibafatwa nk'impunzi, hanyuma banakomeza umugambi wabo wo gukora jenoside. Noneho muri wa mugambi bakoze wo gukora jenoside, bateye abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, babiraramo barabica, basahura inka zabo. Abarokotse barahunga bava mu burasirazuba bwa Kongo, bahungira mu bihugu bituranye na Kongo. Bamwe bajya mu Rwanda, abandi bajya Uganda, hari abagiye Tanzania, ndetse hari n'abari muri Kenya, hari n'abagiye kure bitewe n'ubushobozi bari bafite. Mu 1996 igihe Laurent Désiré Kabila yashyiragaho umutwe wo gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu, abari bagize abenshi bitabiriye bari abakomoka muri ubwo bwoko bw'abatutsi, kubera aribo bari banafite n'ikibazo cyo gukemura kurusha abandi. Yego. Icyabayeho rero nuko AFDL yafashe ubutegetsi Kinshasa, ariko ijya mu bibazo
navuga bya politiki byo ku rwego rwo hejuru ku buryo cya kibazo cy'umutekano muke no gutahuka kw'impunzi kitigeze gihabwa agaciro, ariko noneho habayemo n'ubugambanyi ku ruhande rw'uwo bagize perezida, abamufashije gufata ubutegetsi arabahinduka, abahindutse nibwo havutse uriya mutwe wa RCD. Nk'uko bikunda kugenda mu burasirazuba bwa Kongo iyo hari ikibazo, amahanga arahaguruka, amahanga yahaguruka akagira ibyo asaba ariko akibagirwa gukemura iby'ingenzi. Ni nako byagenze igihe umutwe wa RCD wari umaze gufata hafi 60% ya Kongo yose. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byarahagurutse bisaba yuko hagomba kubaho amasezerano ahuje impande zombi, bakongera bagashyiraho guverinoma bahuriyemo. Ariko cya kibazo nyamukuru gituma abantu bafata intwaro kurwana ntabwo kigeze kiganirwaho. Bashyizeho guverinoma igizwe na perezida umwe n'aba vice perezida 4 bakomoka muri iyo mitwe yarwanyaga ubutegetsi, n'undi ukomoka muri societe civile, ariko noneho bya bibazo by'ingenzi byagombaga gukemuka ntibyakemuka. Aricyo cyanatumye mu gihe bagombaga kuvanga ingabo, bamwe mu basirikare bakuru ba RCD icyo gihe yitwaga RCD Goma banze kujya kuvanga, bavuga bati icyo twarwaniye ntabwo cyagezweho, umutekano ntabwo wagarutse iwacu, ababyeyi bacu ntabwo batashye, nta kintu na kimwe cyakozwe, ntabwo twarwanaga turwana ku myanya yacu, ahubwo twarwaniraga abantu bacu niba badashobora gutaha ntabwo tuzajya mu ngabo za leta. Nuko rero umutwe wa CNDP wavutse, ari wo nanone muri 2008 mu mpera za 2008 nanone bya bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi byasabye yuko habaho ubwumvikane hagati ya leta y'u Rwanda na leta ya Kongo, hagakorwa operasiyo bari bahuriyeho yiswe Umoja Wetu, noneho ngo umutekano ukagaruka, impunzi zigataha, nabo abasirikare ba CNDP bagashyirwa mu ngabo za leta. Ubwo babyumvikanaho ndetse na operasiyo iratangira, ariko kubera ko hatajya habura kidobya, icyo gihe bateranya uwahoze ayobora inteko na perezida wa Repubulika muri Kongo, noneho wa mugambi wo kugarura amahoro n'umutekano no guhashya umutwe wa FDLR mu burasirazuba uburizwamo na perezida w'inteko, kuko yaravuze ngo ntabwo perezida wa Repubulika yari afite uburenganzira bwo guhamagara ingabo z'amahanga kuza ku butaka bwa Kongo atahawe uburenganzira n'inteko ishinga amategeko. Ubwo operasiyo Umoja Wetu bayihagaritse itageze ku byo yari yashyiriweho. Hanyuma icyaba kandi ubwo biba ingabo za CNDP bamaze kuzisenyera mu ngabo za leta. Hanyuma babonye ari uko bigenze, abayoboraga abandi baravuga batariko ntabwo ari bitwumvikanye, byanze bikunze aya masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa. Naho ngaho uri umutwe wa M23 ukomoka, naho izina rikomoka. Icyo yenda nakwibutsa nuko ayo masezerano ni amasezerano yasinywe ahagarariwe n'umuryango w'abibumbye, icyo gihe wari uhagarariwe n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nawo wari uhagarariwe muri ayo masezerano, uko nabo bayashyizeho umukono wari perezida wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Yego, arakuze cyane Maître Gasonari Jean Baptiste. Birumvikana ko atujyanye mu mateka ya M23, dusobanukiwe neza n'impamvu yitwa M23. Ni muvoma yashinzwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, abigarutseho aho ngane mu bijyanye na politike y'uburyo M23 yaje. Ariko iyo turebye mu mateka nyirizina tubona ko M23 ifitanye isano n'abavuga ikinyarwanda. Ikinyarwanda iyo tukivuze ni community y'abavuga ikinyarwanda bari muri territoire ya Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ahangaha amateka avuga ko hahoze ari mu Rwanda. Niyo mpamvu ku murongo wa Skype turi kumwe n'umunyamateka yitwa André Ntagwabira. Uyu nguyu ari mu karere ka Huye. Mwaramutse neza bwana Ntagwabira? Mwaramutse neza. Yego, turi kwibaza ibijyanye n'amateka y'aha hantu hitwa Rucuru na Masisi ndetse na Nyiragongo. Aba bantu bavuga ikinyarwanda, tubabara nk'abantu bari mu community y'abavuga ikinyarwanda, ni Rwandophone. Ese amateka avuga iki kuri aba bantu? Ese ubundi bagezeyo bate? Byaje biti? Murakoze cyane. Nibyo kuko abantu bavuga ikinyarwanda batuye mwakariya karere ni benshi, kandi si igitangaza kuko hahoze ari mu Rwanda, kuko imipaka u Rwanda rufite kino gihe si u Rwanda gusa, ahubwo ni ibihugu bya Afurika muri rusange. Ni imipaka yashyizweho n'abakoloni igihe bazaga gukoloniza Afurika. Ntabwo rero ariko ibihugu byari bisanzwe bingana, cyane cyane nk'u Rwanda. Ngiye ku Rwanda,
ngarutse ku Rwanda, u Rwanda ubundi ni igihugu kimaze igihe kirekire, ndetse amateka ya kera cyane usanga rimwe na rimwe atakibukwa kuko yafatwaga mu mutwe, ugasanga amwe yabaye amateka mu ndimi z'amahanga avugwa nka legende mu bitekerezo, ariko burya umugani ugana kariho. U Rwanda rero rwahanzwe na Gihanga mu kinyejana, mu ntangiriro, mu mpera z'ikinyejana cya 11. Uko yaruhanze icyo gihe u Rwanda ruhangwa rwari rufite imipaka yagutse, ku buryo kiriya gice cya Masisi ndetse n'ahari za Bunyabungo, aho ngaho amateka agaragaza ko hari mu Rwanda, kuko hari uko tuzi mu Rwanda kino gihe hari aho abami bari batuye nka Gihanga, bakavuga ko yari atuye ibuhanga bwa Nyakinama, naho ngaho hariyo ahantu, hari aho Gihanga yari atuye, hariyo urugo rwe, na mbere y'umwaduko w'abazungu abari bahatuye bari bazi ko ari Abanyarwanda. Imihango yose yaberaga ibwami mu Rwanda barayitabiraga, haba mu mihango y'umuganura. Muzi ko umuganura iyo wategurirwaga ibwami, ariko abanyamuhango b'umuganura akaba aribo bawutunganya, bagakura imyaka ahantu hatandukanye bakayikusanyiriza ihuro mu majyaruguru. N'abo banyagishari rero imyaka barayizanaga izaza mu muganura. Bakaba bari bazi ko aho hantu hitwa Ibuhindangoma, ni muri Rucuro, hari ibigabiro bya Gihanga, bakavuga ko ari kwa Gihanga. Ndetse n'i Bunyabungo hari ahandi hari urugo, bakavuga ko ari urugo rwa Gihanga. Ibyo ngibyo ni mu bitekerezo, ni amateka ashingiye ku bitekerezo. Amateka mu ndimi z'amahanga bavuga ni legende, ariko noneho hari amateka afitiwe gihamya atari ay'ibitekerezo, aho tuvuga rwa Rwanda rwaguwe n'abami b'Abanyiginya bahereye i Gasabo mu kinyejana cya 14. Mu gihe baruhangaga, mu gihe barwaguraga bahereye i Gasabo, ni ukuvuga ba Ruganzu Bwimba, uko abami bagiye bakurikirana, bagiye barwagura, ruragenda rwambuka Nyabarongo, rufata Induga yose, rurazamuka rurenga Ibirunga, ku buryo mu kinyejana cya 16 mu gihe cya Ruganzu Ndori, u Rwanda aho ngaho za Masisi, za Rucuro hari mu Rwanda. Byageze mu 1675 mu gihe cy'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira, u Rwanda rugeze ku kiyaga kiri mu cyitwa Lake Rwicanzige, ikiyaga cya Rwicanzige muri kino gihe kiri muri Uganda. Urumva rero icyo gice ni ukuvuga urenze Ibirunga ukagera ku kiyaga cya Rwicanzige, ukambuka za Goma, ukagenda za Rucuro, ugafata icyo gice cya Masisi cyose hari mu Rwanda. Andre, ayo ni amateka kandi meza agaragaza uko u Rwanda rwanganaga. Hanyuma byaje kugenda gute? Turagira ngo duhite tugera ku ngingo. Byaje kugenda gute kugira ngo noneho ibyo bice byisange muri DRC? Uko byaje kugenda rero, muzi ko hari inama yabereye i Berlin mu Budage hagati y'1884 na 1885, yatumijwe na Bismarck wari amperere w'Ubudage. Ibihugu by'ibihangange byari bitangiye kwigabanya Afurika, nubwo hari henshi bari bataragera. Ku itariki rero ya 8 z'ukwezi kwa 11 mu 1884 nibwo Ubudage bwasinyanye n'icyitwaga Association Internationale du Congo, kuko Congo yari isanzwe icyo gihe cyari igihugu cy'umwami w'Ububirigi. Bumvikanye ko bagiranye umupaka mu by'ukuri uri imaginary, umupaka batari bazi kuko ntabwo bari barigeze bawugeraho, ariko bavugaga ko
bazagabanira ahantu bazasanga ikiyaga, aho ikiyaga cyitwa Rwicanzige, ni ukuvuga Lac Albert, aho gishobora guhurira n'ikiyaga kiri i Burundi cya Tanganyika, ni ukuvuga bagakora umurongo uzamuka ubihuza. Ntabwo bari bigeze bahagera. Icyo gihe rero kubera ko u Rwanda rwari rwahawe Ubudage, Abadage batangiye kuza, uwitwa Richard Kandt araza mu 1898 agera Ishangi, asanga hari Ababiligi. Inkambi y'Ababiligi yari yahaje mu myaka 2 mbere yaho mu 1896. Ahera kanguruza mu Budage avuga ko cya gihugu bahawe Ababiligi baje kukirengera. Nibwo bahereye ko bashyiraho komisiyo mixed yo gukora umupaka noneho kugira ngo baze bamaterialize cyangwa se bashyire bagaragaza aho wa mupaka bumvikaniye i Berlin noneho ugaragara. Icyo gihe iyo komisiyo yaraje ihuriweho n'Ababiligi n'Abadage, bahera Ishangi, batangiriye Ishangi, bamara igihe, byamaze igihe cy'imyaka 10 bamaze kuwumvikanaho neza. Noneho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 8 1910 bakora amasezerano i Buruseli mu Bubiligi bagaragaza umupaka aho u Rwanda rutandukanira na Kongo. Uwo mupaka bari babumeze gute? Bavugaga ngo igihugu aho Ubudage buhanira imbibi n'Ububiligi ni uguhera muri Tanganyika, mu kiyaga cya Tanganyika, bakagira umurongo uhagaritse mu kiyaga cya Tanganyika aho Rusizi yinjiriramo, bakarebamo hagati na hagati muri Rusizi, bakazamuka bakageraho Rusizi ivira mu kiyaga cya Kivu. Batese ko hari ahantu usanga Rusizi ifite ibintu bisa n'ibigobe, ifite amashami menshi. Bumvikana ko aho ngaho bazajya bareba, abatware bari hafi aho ngaho bazajya bareba aho Rusizi ari nini, aba ariyo bakatiramo umupaka. Bavugaga ngo umupaka muri Rusizi ni ukureba aharehare muri yo, ntabwo ari ukureba metero. Niba umugezi ufite metero 5, ntabwo ari ukuvuga ngo baragabanira muri 2.5, ahubwo ni ugushingamwe agati bakareba aharehare muri yo, akaba ariho habaye umupaka. Bati hagati y'ikiyaga cya Kivu noneho kugeza ku Gisenyi. Ku kiyaga cya Kivu baravuga ati ni ukuzamuka uko Rusizi imeze, ukazamuka u Rwanda rugafata ibirwa birwegereye na Kongo igafata ibirwa biyegereye, noneho bikagenda bikagwa hagati y'inkambi y'Abadage iri ku Gisenyi n'indi y'Ababiligi iri i Goma. Bagapimanya aho Ababiligi bari, position yabo aho iri, n'aho y'Abadage iri, hagati na hagati akaba ariho umupaka w'u Rwanda ugwa. Ubwo u Rwanda rukaba rugabanye na Kongo. Bati noneho kuzamuka baravuga bati uhereye aho ngaho uvuye ku kiyaga cya Kivu uzamuka werekeza mu majyaruguru ni ukugenda metero 500 z'umurongo ugororotse. Twihute bwana Andre, twihute. Bagera hejuru kuri barenga metero 500, noneho bakagenda bashakisha umusozi witwa Hehu, bakagenda bakagera ku ruhembe rwawo. Bagera kuri uwo musozi bakareba, bakaba bamaze kwitegera ibirunga, umurongo ugenda ugwa ku birunga hejuru. Ni ukuvuga ntabwo bari bigeze bahagera, ntabwo bari bazi ikiri hasi, ariko kwari ukuvuga ngo ni ukugabanira muri iyo misozi hagati na hagati. Ntabwo bari bitaye ngo ese Abanyarwanda bari hakurya cyangwa bari hakuno, oya. Ni ukuvuga basaga naho ariho bari kujya bahanga igihugu cy'u Rwanda ibya mbere bari babitesheje agaciro. Naho ngaho rero byaturutse cya gice cyasigaye mu Babiligi, ubwo cyahereye ko kiba icy'Ababiligi, noneho mu Rwanda naho haba u Rwanda. Muri 1964 rero ibihugu bya Afurika biri kugenda bibona independence. Hari inama yabereye, inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika yabereye i Cairo mu Misiri, niyo yemeje ngo ibihugu bya Afurika imipaka yabyo ni yaciwe n'abakoloni, ntabwo ari ya yindi byahoranye. Imipaka rero imipaka gutyo. Urakoze cyane Andre Ntagwabira.
ukaba uri umunyamateka ndetse n'umushakashatsi ku mateka. Turagushimiye rwose, uradusobanuriye uko biriya bice bya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo byaje kwisanga ari igice cyo muri Kongo mu gihe amateka agaragaza ko hahoze ari mu Rwanda, ari nayo mpamvu hariyo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma tugarutse hano muri studio turi kumwe n'inararibonye muri politike ndetse na diplomasi, ariko mpereye kuri Maître Aloys Rutabingwa, ngira ngo wumvise ko Gasominari yatusangije amateka ya M23 aho uko yaje, ariko muri kimwe yavuze gikutse no kugarukaho ni ibijyanye n'uko abahoze ari abasirikare b'u Rwanda baje gutsindwa bakambuka bakagera n'ingengabitekerezo ya jenoside bari bafite bakayambukana hakurya. Ariko iyo urebye amategeko mpuzamahanga avuga ko ibirebana no kwambukana intwaro bitari byemewe, ariko ku butegetsi icyo gihe muri Kongo mu Mbutu bivugwa ko yabahaye ikaze. Ese uku kubaha ikaze uratekereza ko nabyo biri mu byatumye M23 igira ijambo ndetse n'impamvu yo kuba yakubura intwaro, cyane cyane ko abo bagiye hakurya muri Kongo aribo bakomeje kubuza amahwemo bene wabo bavuga Ikinyarwanda? Murakoze cyane. Ukurikiye ibyo muhanga mu by'amateka yavuze ukabihuza n'ibya Maître Gasominari, urahita ubona igisubizo ko ari yego. Nibyo koko byari na ngombwa ko abantu bari muri biriya bice bafite amateka, umuco, imibereho ndetse n'amashusho abagaragaza nk'abakomeje kwitwa n'uyu munsi Abanyarwanda, ko bari bugarijwe, bari bagiye mu mage kubera abo barwanyi, abo bajenosideri bari binjiye iwabo bitwaje intwaro, kandi ibikorwa bakoraga ari byo gukora jenoside, ari byo kwibasira abantu nk'abo. So ibyaberaga mu Rwanda byahawe imitation bijya muri Kongo kubera izo ntwaro n'abo bantu. Nta cyari kubuza rero ko abo bantu birinda kwisanga ari abantu bateze amajosi kugira ngo batsembatsembwe kimwe n'abari bamaze gutsembatsembwa mu Rwanda, uretse ko bahagaritswe, ibyo bikorwa byahagaritswe na FPR Inkotanyi, ingabo zayo zigakora ibishoboka mu minsi 100 bigahagarara, ari nayo ntsinzi yayo yari ikomeye. Hakiyongeraho noneho kuba abo bantu babonaga batarangije igikorwa bari barateguye neza mbere cyitwa gukora jenoside, ku buryo ubu butaka bwitwa u Rwanda naho handi harimo Abanyarwanda hatazongera kwibuka ko abantu bitwa Abatutsi bigeze bahaba. Birumvikana rero ko abari hariya noneho nibo bari bagereweho. Aha ndavuga abo bose bavuzwe guhera mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kongo n'amajyepfo y'Iburasirazuba bwa Kongo. Izo ntwaro abo bantu nibo babateye kongera kwisubiraho no kureba ukuntu bashobora kubaho bakanga gupfa. Ibyo nibyo bikomeje kugira uyu munsi. Nagira ngo ngarukiraho keretse ufite ikintu baza. Ego, wenda turaza kugarukaho, ariko ngiye kuri Dr Charles Murigande, nk'inararibonye muri diplomasi ndetse n'imiyoborere hano muri Afurika, ngira ngo bigaragara ko M23 yagiye ituruka ku yindi mitwe, izo za RCD Goma ndetse na za CNDP, ariko hagiye habaho n'ibiganiro, ari ugasanga ikibazo ntabwo gikemutse. Ese dukurikije amateka ya 23 kuki ikibazo cyayo kidakemuka kandi tubona ko imaze iminsi? Ibibazo by'ibihugu bikemurwa n'ubushake bwa politiki. Iyo abayobozi bayobora igihugu runaka badashyize umutima ku gukemura icyo kibazo, ntabwo gishobora kwikemura. Mu by'ukuri iyo ukurikiranye amateka, ari Laurent Désiré Kabila ajya ku butegetsi yari azi neza ko igitumye agera ku butegetsi ari uko hari abantu mu burasirazuba bwa Kongo baberabejwe
n'abantu bakoze jenoside mu Rwanda babaziza ubwoko bwabo, ariko amaze kugera i Kinshasa ubutegetsi bwaramuryoheye, icyo kibazo arakibagirwa. Ndetse usibye no kukibagirwa, ngira ngo yagize ikintu cyo kuvuga ngo yewe Laurent Désiré Kabila ndumva ntazaba perezida wa nyawe wemewe n'abanyekongo ntikuye abantu bamfashije kugera ku butegetsi. Impamvu mbitekereza gutyo, nigeze kujya i Kinshasa muri anniversaire ya mbere yo gufata ubutegetsi kwa Laurent Désiré Kabila, yonganira n'abanyekongo. Umunyekongo umwe arambwira ati mwatugiriye neza kudufasha gukuraho Mobutu nyuma y'imyaka 30 aducura bufuni na buhoro. Ariko nk'abanyekongo byadusigiye ikimwaro kitagira uko kingana. Urabona kuba twarakoronijwe n'agahugu gatoya nk'Ububiligi, twajya no kongera kubohorwa tukabohorwa n'akandi gahugu gatoya kitwa u Rwanda. Ati igikorwa mwakoze cyari cyiza, ariko iyo kiza gukorwa n'igihugu kinini nka South Africa, nka Angola se, nka Egypt, aharaho rero ako kantu na Kabila yari agafite. Hanyuma Dr. wenda tukira iyo reka nkabanza nkarangiza icyo nari ndiho mvuga. nta kibazo. Yarebye rero asanga icyamufasha kwikuraho ako kantu ari uko yafasha ingabo zakoze jenoside kugira ngo zize zidukureho, noneho histoire yuko yigeze gushyirwa ku butegetsi n'u Rwanda birangire, hasigare havugwa uko yafashije abajenosideri kongera gusubirana ubutegetsi. Hanyuma Dr. utubwiye ku butegetsi bwa Laurent Désiré Kabila, ariko se mbere gato mu 1960 Kongo imaze kubona ubwigenge yayobowe na Mobutu, ubwo aba banyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bisanze ku butaka bwa Kongo ho bari bafite amahoro? Amahoro ntabwo bigeze bayigira 100%, kuko hano hagiyeho guverinoma ya Kayibanda ishingiye ku macakubiri, ihiga umututsi wese ahari. Bajyanayo ideoloji ya jenoside, hatera intambara za Kanyarwanda zihiga abanyarwanda b'abatutsi. Usibye ko icyo gihe n'abanande n'abahunde babyuririyeho, ahubwo batangira no guhiga n'umunyarwanda wese. Na nyuma yaho ku butegetsi bwa Habyarimana yaragiye azanamo ibintu by'abamagrivi, yorganiza abahutu b'abextremiste ngo bajye bahiga abatutsi. So abatutsi b'abanyekongo kubera ubutegetsi bubi bwari buri hano mu Rwanda bwubatse ku macakubiri, bakomeje bagira ibibazo. Ni Dr. Charles Murigande, inararibonye muri politiki na diplomasi, ariko munyemere tubanze dukurikirane inkuru ngufi y'umunyamakuru wacu John Patrick Kwizera yaduteguriye ku bijyanye n'uko iki kibazo gifatwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'izindi nararibonye ku rwego rwa Afurika zagiye zikigarukaho mu myaka ya kera, mu myaka yashize, hanyuma turagaruka mu kanya. The so-called Banyamulenge. Hashize imyaka isaga 60 abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahura n'ibibazo bitandukanye birimo ubwicanyi bagiye bakorerwa, bigatuma benshi bahungira mu bihugu bahana imbibi. Uwari perezida wa Tanzania nyakwigendera Julius Kambarage Nyerere yigeze gukomoza ku kibazo cy'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu burasirazuba bwa Kongo. So when we say respect that border which was agreed between the iyo tuvuze ngo ubaha umupaka wumvikanyweho hagati y'Ababiligi n'Abadage, tugomba kuba tunavuga nanone ngo ubaha abaturage wakire mu gihe cyo kugabanya ibihugu bya Afurika. Ntabwo wahindukira ngo ntabwo uri umuturage w'igihugu cyanjye. Urakora iki? Urabagarura bonyine cyangwa urabagarura n'ubutaka bwabo. Ntushobora kuvuga ngo subira iwanyu.
iwanyu hehe? You can't say go home where? Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo nawe ashimangira ko ikibazo cy'intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Kongo gifite umuzi mu mateka kandi ubuyobozi bugenda bwirengagiza ukuri. Is that there's a problem in the Congo which has not been resolved up to today. Hari ikibazo muri Kongo kitigeze gikemurwa kugeza n'ubu. Ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubizi mu burasirazuba bwa Kongo hari abantu bavuga ikinyarwanda. Ikibazo cyo muri Kongo kuva mu bihe bya President Mobutu bananiwe kumva ko abanyamurenge ari abakongomani bashobora kuba bavuga ikinyarwanda ariko ari abakongomani. Ni inshingano z'ubuyobozi bwa Kinshasa kwita kuri aba bantu nk'abandi bose. To look after this section of the Congolese population like any other. Ibirimo kububu ngo ni ingaruka z'ibyemezo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yagiye afata. Umusesenguzi kuri politiki y'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari Andrew Mwenda arabisobanura. The current situation in the Eastern DRC is a direct result of the failure of President Felix Tshisekedi. Ibigaragara ubu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ingaruka zo gutsindwa kwa Perezida wa Kongo Tshisekedi kubera kudashyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro atandukanye yagiye asinya, yaba ayasinanye na M23, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, amasezerano ya Rwanda yagizwemo uruhare n'umuhuza bwa Perezida wa Angola. M23 yagiye ireba uburyo amasezerano ashyirwa mu bikorwa binyuze mu mahoro. Tshisekedi yavuze ko atazumvikana nabo, ko ashaka igisubizo bivuye mu ngufu za gisirikare. Mu gushyira mu bikorwa icyo cyemezo nibyo byatumye bigera. Yaza kwemeranya n'abayobozi b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba amasezerano yagegerwamo uruhare na Perezida Lourenço Angola ngo ikibazo gikemuke binyuze mu mahoro nta ntambara ibiri mu burasirazuba bwa Kongo. Or with President Lourenço of Angola to have a peaceful process through which this matter could be resolved, there would be no war in Eastern DRC. We must decolonize our mind. You don't. Umunyakenya w'imirimbanyi akaba n'umunyamategeko Patrick Otieno Lumumba avuga ko umuti w'ibibazo kubibera mu burasirazuba bwa Kongo ari ukuganira n'umutwe wa M23. The argument, for example, that comes from the Kinshasa administration that they cannot have a face. Ibyo leta ya Kongo ivuga ko idashobora kujya ku meza mw'ibiganiro n'umutwe wa M23 nta shingiro bifite. Kubera ko ni M23 iri ku butaka bwabo. Abahanga muri politiki bemeza ko inzira y'ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 ariyo nzira yonyine izatanga igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwizera John Patrick, i Kigali. Koze cyane John Patrick ku nkuru nziza yadukoreye igaragaza abasesenguzi mpuzamahanga bayoboye ibihugu icyo bagiye bavuga kuri iki kibazo cy'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo kuri uyu munsi bahura n'ibibazo. Hanyuma ndagira ngo mbaze Maître Gaseminari, uyu munsi ndagira ngo turebe iki kibazo cya M23 uko cyagiye cyakirwa n'ibihugu bituranye by'u Rwanda n'ibihugu bituranye bya Kongo. Reka duhere South Africa. Kuva ubwo igihugu cyayoborwaga na Thabo Mbeki yabyumvaga gute ku kibazo cya Kongo na M23 n'u Rwanda? Tujye ku kibazo ku ruhande rw'u Burundi. 2005 kuva CNDP ifasha ubutegetsi mu Burundi, ikibazo cyagenze gute se, yacyakiriye gute? Tujye ku ruhande rwa Uganda kuri President Museveni, we yabyakiriye gute? Tujye mu burasirazuba bw'u Rwanda ni muri Tanzania, hari ubwo cyayoborwaga na Kikwete, we byari bimeze gute? Hanyuma haza Magufuli, we yacyakiraga gute? Ubwo ndagira ngo turebe n'uyu munsi Samia Suluhu ukiyobora bwo bihagaze gute, utuhurize ibyo bintu uko byagiye bigenda nuko bakiraga iki kibazo. Ese uko bacyakiraga abayobozi bose nagarutseho uyu munsi niko bakigifata? Murakoze. Ngira ngo reka mpere muri Afurika y'Epfo. Ngira ngo mukanya mu nkuru ya Kwizera mukurikiye ibyo President Thabo Mbeki avuga. Biriya Thabo Mbeki avuga n'ukuri kwambaye ubusa, kuko ni ukuri gushingiye kuri facts izumvikana.
igihe rero cya Thabo Mbeki South Africa cyangwa Afurika y'Epfo yumvaga kiriya kibazo uko giteye ndetse inasaba yuko cyakemurwa neza kuko yacyumvaga. Ariko ngira ngo mbere yuko yenda ngera ku bindi bihugu, ibihugu bijya byumva ikibazo neza cyangwa nabi bishingiye ku nyungu bagifitemo. Mu by'ukuri Afurika y'Epfo y'uyu munsi impamvu itumva ikibazo ukuntu giteye n'uko kimeze cyangwa nticyumve nk'uko ubutegetsi bwayibanjirije bucyumva, ni ukubera inyungu bwite za Perezida Ramaphosa na bamwe mu bagize guverinoma ye. Izo nyungu rero nizo zituma badashobora kubona ikibazo ukuntu uko giteye, bakavuga bati turamutse dushyigikiye gukemura ikibazo binyuze mu nzira y'ibiganiro, tuzabura ibyo twashakaga ko Perezida Tshisekedi aduha kubera ko Perezida Tshisekedi we atari ko abibona. Ibyo rero ni ukubogama bishingiye ku nyungu. hanyuma gatoya ndagira ngo tugende etape par etape. Wari uvuze kuri Thabo Mbeki, dukurikizeho uwamusimbuye Zuma, ho byari bimeze gute n'ubundi ku kibazo cyari gihari? Kuri Perezida Zuma ntabwo ikibazo cyari gihari, ariko nta nubwo muri gihe Perezida Zuma yari ku butegetsi hari inyungu zifatika za South Africa muri Congo, nubwo nyuma yaho na Zuma ubwe yaje kugira nawe amasezerano yagiranye n'ubuyobozi bwa Congo kuko yakoranaga na Perezida Kabila. Ariko Perezida Kabila uburyo yajeraga iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo bitandukanye na Perezida Tshisekedi. Ni ukuvuga ngo kubera yenda amateka ye bwite no kubera uriya muco wo muri Tanzania udashobora kumenya ngo umuntu ni icyo atekereza, ibyo atekereza ntabivuge, agakora ibitandukanye n'ibyo yavuze, nabyo biri mu byatumye Perezida Zuma nubwo yari afite inyungu ndetse hari n'ibikorwa yakoze muri Congo, ngira ngo muranabyibuka igihe barwanyaga umutwe wa 23 ku nshuro ya mbere muri 2013, ngira ngo murabyibuka ko ari Perezida Zuma wari ku butegetsi. Ubwo bafataga Goma iminsi, ubwo bafataga Goma, hanyuma bakaza kubasaba yuko bayivamo, nyuma yaho bakaza kumvikana yuko bashyiraho umutwe muri MONUSCO, ariko ugahabwa ububasha bwo gukoresha imbaraga burwanya imitwe yitwaje intwaro ariyo M23 ndetse na FDLR. Ngira ngo murabyibuka byakorewe mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, byakozwe mu mwanzuro n'uyu munsi utarigeze ushyirwa mu bikorwa, washyizwe mu bikorwa igice kubera za mpamvu twavugaga. Rero Perezida Zuma yenda ntabwo yigeze agaragariza amahanga icyo atekereza nk'uko Mbeki abikora, ariko za nyungu navuze yari azifite by'umwihariko, ndetse na bamwe mu bari bagize guverinoma ye ari nabyo byari Ramaphosa. Ni ukuvuga ngo South Africa cyangwa Afurika y'Epfo iheruka kubona kiriya kibazo uko kimeze n'uko kiteye neza hatarimo kubogama mu gihe cya Thabo Mbeki. Hanyuma twihute mu bihugu bya Afurika imyitwarire yabyo kuri iki kibazo. Ibihugu rero bya Afurika imyitwarire yacyo muri iki kibazo ngira ngo reka tubivuge. Ibihugu byagaragaje ibibazo muri iki kibazo ni igihugu cya Tanzania kubera inyungu z'umwihariko Perezida Kikwete yari afite muri iki kibazo. Igihe ibyo ari byo byose bavuga amasano afitanye n'abasendede FDD, bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside igamije kurimbura abatutsi mu karere. Ngira ngo muranabyibuka uburyo gihe cy'ubutegetsi bwa Kikwete aribwo yirukanye abatanzania bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubwene gihugu bwabo bari bafite bakabwamburwa, ibyangombwa bari bafite bakabyamburwa bikaba destroyed, ndetse imitungo yabo ikanyagwa. Abo bantu bakamburwa uburenganzira bakanirukanwa mu gihugu cyabo. Cyari ku gihe cya Kikwete, byari ibintu bishingiye kuri izo nzangano zishingiye ku moko. Ku bijyanye rero n'Ubugande, ngira ngo ho nibaza yuko harimo nakwita ibintu ni nka mixed feelings. Hari ubwo ikibazo bacyumva uko giteye kandi bakacyitwaramo neza, ariko hari n'igihe kuko hari inyungu zabo zishobora kubangamirwa, bifata ntibagaragaze icyo bagitekerezaho n'uburyo gishobora gukemuka.
kuko murabyibuka muri 2013 igihe M23 yafataga umujyi wa Goma ku nshuro ya mbere, Perezida Museveni icyo gihe niwe wayoboraga ICGLR, ndetse ni nawe abakuru b'ibihugu bandi basabye yuko avugana n'umutwe wa M23, ndetse agira n'ibyo abizeza icyo gihe kugira ngo bashobore kuva mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho nawe baza kumutenguha. Ngira ngo mwarabibonye ubushize igihe Perezida Ramaphosa yagiye kureba Perezida Museveni, yamusabye yuko aza yitwaje, aje ari kumwe na Perezida Kikwete uriya wahoze ari Perezida wa Tanzania. Bwari nk'uburyo bwo kumwibutsa ngo hari uburyo twashakaga gukemura iki kibazo, hanyuma mubyivangamo murabyangiza, none murebe havutse ikibazo kiruta cya kindi. Nubwo bitasohotse mu itangazo, ariko nta kindi kintu cyashoboraga gusobanura impamvu uwahoze ari Perezida wa Tanzania Kikwete yari kwisanga muri delegation ya Perezida Ramaphosa yagiye kureba Perezida Museveni. So, rero ngira ngo muri make nuko bimeze. Naho kubijyanye na CNDD-FDD bafata ubutegetsi bo, ngira ngo murabizi muri 2015 uburyo bisha abantu banabahora, kwica abantu. Uwakoze kudeta ni Niyombare. Niyombare ntabwo akomoka mu bwoko bw'Abatutsi, ariko kudeta ya Niyombare yicishije ibihumbi by'Abatutsi. Rero iriya ngengabitekerezo ya jenoside kuvuga yuko yitemberera mu karere, haba i Burundi, mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no muri bamwe mu bayobozi bo hanze y'ibyo bihugu harimo nka Perezida Kikwete n'abandi batekereza nkawe, nibaza ko umuntu ataba akabije. Rero iki kibazo abayobozi b'ibihugu bya Afurika n'abandi bajya bakibona bakanagikemura bakurikije inyungu zabo bwite, cyangwa se icyo bashaka kumvikanisha uwo munsi. Ariko mu by'ukuri ngira ngo nka Perezida wa Uganda we, nibaza ko ntabwo yigeze agaragaza ko abogamye cyangwa adashaka ko ikibazo gikemuka, ko kuva ikibazo cyavuka igihe cyose. Ngira ngo muranabyibuka igihe M23 yaraswaga muri 2013 yahungiye Uganda, ndetse kuba uyu munsi baragarutse bakaba bari ku butaka bwa Kongo barwana, nuko Ubugande bwabemereye yuko bashobora kuhava, kuko iyo babafata bakabagira imfungwa ntabwo byo bashoboraga ku. Hanyuma Maître, hari ku Burundi ntago ntekereza ko hari akandi numva wasobanuraho. Kuva 2005 CNDP ifasha ubutegetsi, hari n'ikibazo cyabaye cy'Abatutsi bari barahungiyeyo bo mu Gatumba baricwa. Nagira ngo nacyo mukigarukeho, hanyuma mutubwire no ku butegetsi bwa Nkurunziza aho byari bimeze gute ku kibazo cyabo, ubihuze n'uyu munsi noneho. Ngewe nibaza ko kuva CNDD-FDD yafata ubutegetsi ntabwo yigeze na rimwe ishyigikira yuko Abatutsi bashobora kubaho mu mahoro, haba mu Burundi abaturage b'Abatutsi b'Abarundi, ndetse baba n'Abatutsi bari barahungiye. Murabivuze nk'Abanyamurenge bari barahunze intambara muri Kongo bakajya mu Burundi, bishwe ubutegetsi bw'u Burundi bureba, ingabo z'u Burundi zireba. Kugeza uyu munsi ntabwo hari higera hakorwa iperereza ngo hagaragare za responsabilité ku bantu bisha abo bantu bashyikirizwa inkiko. Nuko ubutegetsi bwari bubishyigikiye. Icyo gihe byaravuzwe yuko ababishe bari abo muri uriya mutwe wa Gatorwasa, n'uyu munsi arakidegembya ntabwo yigeze akurikiranwa. Rero nk'uko nabivuze, ibyababayeho nuko byari bishyigikiwe n'ubutegetsi, ntabwo byigeze bihagarikwa, kandi n'ababikoze ntabwo bigeze bakurikiranwa. Bivuga rero kuva 2005 haba kuva bafata ubutegetsi, haba ku gihe cya Nkurunziza ndetse n'igihe cya Ndayishimiye. Murabizi yuko n'uyu munsi Ndayishimiye yohereza abasirikare barenga 10,000 kujya kurwanya umutwe wa M23. Nta zindi nyungu afite nubwo zaba zihari yenda z'amafaranga cyangwa n'ubushuti bafitanye na Tshisekedi, ariko hanini kimotiva Ndayishimiye kohereza ingabo mu Burundi ni kiriya kintu gishingiye ku moko, kandi ubona cyahawe imizi mu Burundi. Ikindi kizwi nuko bari abayobozi bo mu Burundi abenshi n'abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi igihe bari impunzi hano, kandi ntabwo bigeze bakurikiranwa. Rero ntabwo iyo ngengabitekerezo yigeze ibavamo, barayifite.
baharanira yuko barimbura abantu. Ni ibintu bakora umunsi ku wundi. Ngira ngo mwumvise ijambo yabwiye abadiplomate ejo bundi igihe abahuzaga avuga arimo arega adafite n'ibimenyetso ashingiraho, ariko akavuga ngo ntabwo bazabyemera, nk'aho ibindi byose bikorwa ari uko aba yabyemeye mbere y'uko bikorwa. ngo ni guerre de conquête. Hanyuma ngarutse kuri Maître Aloys Mutabingwa, ikibazo cya M23 kimaze iminsi, ariko abantu baribaza bati bundi ibyo M23 irwanira birakomeye ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa butagikemura. Kuva icyo gihe cyose kugeza uyu munsi wa none bisa nkaho bigoranye. Ibyo barwanira birakomeye ku buryo bari abantu bari Kinshasa batakwicara ngo bagikemure basubize ibyo M23 yifuza. bishyize mu mwanya wabo ndabyumva. Icyambere cyavuzwe cyane na bagenzi banjye, wa muzimu wa jenoside wakwiriye akarere, none ukaba ufite n'abafana ku rwego rwa Afurika. Wenda barimo barawurwanya mu buryo bwabo bwo kwirwanaho. Ni impamvu yawe. Excuse Maître Aloys, uranyihanganira ijwi ryawe ntabwo turi kuryumva neza, turasaba abari kuri tekinike kudufasha, ariko mu gihe bakibikemura reka njye kuri Dr Charles Murigande ndakubaza ikibazo gisa nk'icyo nari mbarije Aloys Mutabingwa. Icyo aba barwanyi ba M23 barwanira, icyatumye bahaguruka bagafata intwaro, abantu b'i Kinshasa ntabwo bafite igisubizo gusubiza ibyo bifuza. Ese ku cyashize imyaka n'imyaka bakirwana, ni iki kigoye kirimo gituma Kinshasa iticara ngo yivugane nabo bagira ibyo bemeranye? Mu by'ukuri ni ikibazo cyoroshye gukemura, kuko nk'uko mwabyumvise muri kino kiganiro, icya mbere gituma bariya abanyekongo b'abatutsi bafata intwaro, haba ari ku gihe cya FDR, igihe cya RCD, igihe cya CNDP, n'ubu muri igihe cya M23, nuko baberabejwe n'interahamwe, reka dukoreshe ijambo rigezweho, na FDLR. Baraje birukana ababyeyi babo, barabica, barabatwikira, barabasahura, abarokotse bahungira ino, no muri Uganda ndetse no mu Burundi. Rero ikibazo cya mbere bafite ni ukuvuga ngo guverinoma ya Kongo ikwiriye kubaha umutekano kugira ngo abo babyeyi babo n'abana babo n'iki bashobore gutaha bature muri Kongo nk'abandi banyarwanda, nk'abandi banyekongo. Icyo kibazo rero kiroroshye gukemura, nuko gusa guverinoma ari guverinoma ya Kabila Laurent, ari Kabila Joseph, ari Tshisekedi, nta na bamwe bagize ubushake bwo kugikemura. Ubirebye nubwo batabivuga batuye, basa n'abavuga ngo abo bantu bavuga ikinyarwanda, bafite imico y'ikinyarwanda, ko bageze iwabo mu Rwanda baragaruka muri Kongo gukora iki? Kuko amasezerano ari amasezerano ya Sun City, ari ayo masezerano yo muri 2009 yasinyiwe za Addis Abeba, yose arimo icyo kintu cyo kwambura imbunda, FDR, kuzicyura, abashaka gutaha, abadashaka gutaha bakajyanwa kure y'aka karere. Harimo no kubajyana za Bandundu cyangwa se bakabashakira n'ibindi bihugu. Ariko iyo bamaze gusinya amasezerano, intambara igahagarara, Kinshasa ihita ibyibagirwa, ntibagire icyo bakora. Yewe niyo bumvikanye ngo abasirikare ba RCD cyangwa se aba CNDP
cyangwa se aba M23 bajye mu ngabo za Kongo, baba basabye ngo muturekere muri kano gace ka Nord Kivu na Sud Kivu, kuko twebwe nitwe twenyine twemera gupfira ababyeyi bacu, nitwe twenyine twashobora kubarinda. Ariko bapfa kubagezamo, bagatangira kubajyana za Kitona, bakabajyana Bandundu, bakabajyana muri Equateur, kugira ngo bajye kure y'aho bashobora kurinda ababyeyi babo. Urumva rero ikibazo kiroroshye. Niba abasirikare bo muri FRDC badashaka abandi baturuka muri za Kasai, za Rumbashi, za Equateur, Bandundu, badashaka kurwana ngo bapfire abandi banyekongo muri Eastern Congo barwanya FDLR, baprotectinga abaturage babo, nibareka biyemeje kuba babikora, baguma aho ngaho. Yes, babavange n'abandi basirikare ba Kongo, ariko bo baguma aho ngaho, kuko icyo gihe bo baba biyemeje kuba bapfira ababyeyi babo na barumuna babo. N'iki icyo baramutse babikoze gutyo, iki kibazo cya M23 cyakemuka bikarangira. Bwana Murigande ugifite ijambo, tutarakurekura, by'umwihariko wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva 2002 kugeza 2008, ariko icyo gihe wari minisitiri, turifuza kumenya no kubihuza n'iki gihe, kuko akenshi na kenshi u Rwanda rukunze kugaruka muri iki kibazo cya Kongo. Ko icyo u Rwanda rugarukamo? Impamvu u Rwanda rugaruka muri kino kibazo cya Kongo nuko abo bantu barwanira uburenganzira bwabo. Kimwe cyo babita Abanyarwanda, n'Abanyarwanda kuko bafite imico ya Kinyarwanda, bavuga ikirimi ururimi rw'Ikinyarwanda. Byorohera rero abantu batajya bagira ubushake bwo gutekereza cyane icyo kibazo kucyegeka ku Rwanda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko abo bantu baberabezwa n'abantu bakoze jenoside. Abo bantu ari M23, ari CNDP, ari SD, abo bantu bose abajenosideri bari muri Kongo baba babarwanya. Navuga ko FDLR ari umwanzi wa mbere wa M23. Reka mvuge M23 kuko niyo igezweho. Ni umwanzi wa mbere wa M23 kubera isi yose, kandi natwe tubivuga ko FDLR ari umwanzi wa mbere w'u Rwanda, kuko ishaka kongera gufata u Rwanda kugira ngo ikomeze jenoside. Ubwo ni ukuvuga byorohera abantu gutera intambwe yo kuvuga ngo niba FDLR ari abanzi ba mbere ba M23, FDLR abanzi ba mbere b'u Rwanda, byanze bikunze u Rwanda rushobora kuba rusangiye intambara na M23. Ni intambwe rero yorohera buri muntu wese gutera. Yego, wenda tugarutse kuri Maître Aloys Mutabingwa, mukayana ari nkubaje nti ikibazo cya 23 kirakomeye ku buryo leta ya Kinshasa itagikemura kuva iyo myaka yose, kuva cyitwa RSD Goma, ikaze kitwa CNDP, ikaba M23, kuva iyo myaka yose ni ikibazo gikomeye ku ruhe rwego ku buryo kitakemuka hatabaye ngombwa izi ntambara. Abagikomeza n'abari Kinshasa, ariko iyo kirebye ni ikibazo cyoroheje cyane nkuko Dr. Murigande yarabivuze. Ni ikibazo cya leta idashobora gutanga umutekano n'amahoro ku baturage bayo. Iyo leta yishatsemo amikoro yayabona, ifite ubushake bwagaragarira mu bikorwa. Leta iyo ari yo yose ifite ubwo bushake ntabwo binanira, kuko niyo nshingano nyamukuru ya leta. Umutekano n'amahoro y'abaturage ni inshingano ya leta. Icya kabiri ni icyitwa igituma atari bose, wenda tutavuga ngo ni bose, n'abanyekongo bose, ahubwo nabo muri iki gice giherereye ku Rwanda, nuko ingaruka za jenoside zabagezeho. Ibyo bigatuma ubutegetsi bwa Kongo
bushaka kwitwara nka ntibindeba ku buryo bumva ko bwahugira mu gushimisha abantu muri rusange ariko hari abashira. Icyo ni ikibazo kigaragara cyane cya propagande zo muri politike ya Kongo ya Kinshasa. Icya gatatu nanone ni ikigana mu mitegekere y'igihugu. Dr. Murigande yari yabivuze ati icyitwa umutekano ntabwo ari icyo abantu bajya mu nzozi bagishakisha, ikigomba kuba gifatika. Ntabwo waba ugifite umutwe w'iterabwoba, amahanga yemerera ubwayo ko ari umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abantu ni ibisigisigi mu ngengabitekerezo ya jenoside yo mu Rwanda yakorewe Abatutsi. Ukabona umutwe nk'uwo uritwaje intwaro, ntubihakana ko witwaje intwaro, ntuhakana ko hari, ariko ukawumarana imyaka ingana itya, ikaba muri 30. Ibyo ubwabyo ni ikibazo ku baturage kandi ushinzwe. Iyo ni impamvu yihariye, ariko niyo yavaho birashoboka ko abaturage ayo mahoro ashobora kuvutswa n'amateka. Icyo ni icya gatatu. Crise d'identité cyangwa imburamajyo hagati yo kuba abanyekongo no kuba abanyarwanda, kuba bene gihugu b'umupaka umwe w'igihugu kimwe cyangwa ikindi kubera ayo mateka yavuzwe neza n'umunyamateka. Nkasanga icyo ngicyo ari ikibazo cy'imitegekere, ni ikibazo constitutionnel, ni ikibazo kigomba kuba cyubakiye ku itegeko nshinga, uburenganzira ku bantu ndetse n'amategeko mpuzamahanga ahari. Dufite itegeko ryo muri 75 ryatangiye muri 61 riza kuba ratified muri 75, rikumira umuntu wari wese kuri iyi si kuvutswa uburenganzira bwo kugira aho yita iwabo, statelessness. Noneho wabireba ugasanga mu by'ukuri ari uburasirazuba bwa Kongo bwugarijwe n'icyo kibazo. Reka dusubire n'uyu munsi iyo bajya kuvuga baravuga bati u Rwanda, abanyarwanda, ariko bakabavanga hamwe n'abanyekongo wagira ngo nta tandukanirizo. Icyo ni ikibazo cy'imiyoborere, cy'ingengabitekerezo, cy'umurongo wa politike ukomoka Kinshasa. Yego, reka dusubire i Huye twumve umunyamateka Andre. Urimo kutwumva? Yego, ndabumva. Hanyuma wumvishe icyo abanyamategeko, impuguke muri politike bagaragaje ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Nagira ngo nkubaze, wagaragaje uko imipaka yakaswe, wagiye ariho ugeze utubwira inama yabaye igateganya uko imipaka yakatwa. Mu Misiri biremezwa ko hazakurikizwa yakaswe n'abakoloni. Igihe byari bigenze gutyo, hari hasigaye abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, se bari mu bwoko bw'Abatutsi gusa cyangwa n'andi moko yarahasigaye? Oya, ntabwo hari mu bwoko bw'Abatutsi gusa, kuko uko hari hameze, uko u Rwanda rumeze ni nako n'ahandi hari hameze. Hari abantu bakora imirimo yose, cyane cyane ko ubwoko bw'Abatutsi ntabwo bwari busanzwe ari ubwoko, bwari busanzwe ari uburyo bw'imibereho. Uko mu Rwanda rwa kino gihe bimeze na hariya niko hari hameze. Noneho ikindi, muri 37 mu 1937 guverinoma y'Ububiligi yashyizeho politike yo kuvana abantu mu Rwanda ikajya kubatuza hariya i Masisi, cyane cyane mu bice bya Rucuro, kuko hatari hatuwe n'abantu benshi kandi bari bazi ko abanyarwanda bakora, bazi korora, bazi guhinga. Icyo gihe rero hajyanyeyo abantu benshi cyane bagendaga basuhutse, ariko bigizwemo uruhare na guverinoma y'Ububiligi, kuko bashakaga ko hari ahantu haturwa bakahavaruriza. Byageze nyuma y'imyaka 10 muri 47 iyo politiki yo gukura abantu bakajya kubatuza mu biriya bice, hari hamaze kugenda abanyarwanda 141 n'abantu 109. Aho ni muri statistique z'Ububiligi. Ibaza abo bantu bari bamaze kubyara abangana bati. Yego, bwana Gwabira, wenda abanyarwanda bose muri rusange. Ntagwabira, wenda
ikibazo kugira ngo twihute turashaka kumenya by'umwihariko kuko abatuvuga bari Rucuru na Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru ariko hari abandi bantu bavuga Ikinyarwanda bari mu Kivu y'Amajyepfo abitwa Abanyamurenge aba bo bagezeyo bate ibyo bimeze bite unabihuze n'ibyo wavugaga twihuta kuko iminota iri kudusiga. Abantu bavuga Ikinyarwanda bagiye mu kinyejana cya ngira ngo ni mu kinyejana cya 18 19 cyane cyane muri 18 akenshi abantu babaga bagiye gushaka inzuri z'amatungo kuko yari imisozi miremire yizihiye amatungo ariko hari n'ibibazo byagendaga bibaho cyane cyane nk'intambara yo ku Rucunshu abatishimye bakagenda bakajya gushaka iyo bajya ni ukuvuga u Rwanda abantu muri aka karere k'ibiyaga bigari ntabwo habagaho umuvuma cyane kandi zitewe n'ibintu byumvikana kujya gushaka inzuri kujya gushaka imirima myiza ihingitse yera neza noneho rero umuco w'Abanyarwanda kubera ko Abanyarwanda buri gihe aho bageze usanga bakunda umuco wabo buri gihe baganzaga aho bageze ugasanga umuco w'Abanyarwanda urabaganza Abanyarwanda nibo bagaragara cyane nibo bafite identite ikomeye noneho bigatuma baba groupe isa n'itandukanye n'izindi kubera ko umuco wabo urabahuza. Bwana yego wenda nkurikije icyo usobanuye nuko abo muri Kivu y'Amajyepfo bo batakatiwe imipaka nkuko muri Kivu y'Amajyaruguru byagenze nibyo? Oya ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo yego ntabwo aho bari bagiyeho ntabwo hari mu Rwanda ntabwo ari kuvuga ngo ni imipaka yahakatiweho ntabwo hari mu Rwanda ntabwo rwabugira impuho yari yarafashe ntabwo aho hari harimo. Yego reka tugushimire cyane Bwana André Ntagwabira uri umushakashatsi ku mateka by'umwihariko ko ari umunyamateka reka tugushimire umwanya wawe waduhaye ndetse n'ubumenyi wadusangije reka tugaruke muri studio. Maître Gasominari uyu munyamateka ari kubivuga ashingiye ku bushakashatsi yakoze ibyo yasomye ndetse n'ibindi bijyanye n'inyandiko yagiye acukumbura ariko tugarutse by'umwihariko kuri politike y'iki gihe uyu munsi tuvugana ubwo turwana no ku musozo iminota iri kudusiga hari ubushake bwa politiki ndetse kandi hari n'inzira y'intambara ubwo navuga Tshisekedi niyo yahisemo kuko akenshi na kenshi ibiganiro by'amahoro yabaye nkaho atabihitamo ahubwo ahitamo igisa nk'intambara kuko muri declaration ze yakoze kugeza n'uyu munsi avuga ko atazigera na rimwe yicarana ku meza amwe n'abahagarariye umutwe wa 23 ngo bagire ibyo bumvikana. Ibi bizarangira bite? Igisubizo njya ntanga ni kimwe ni ukuvuga ngo Perezida Tshisekedi nakomeza kwinangira akavuga ko ataganira n'umutwe wa 23 agahitamo intambara ubwo icyo gihe uzayitsinda niwe uzahitamo uburyo Kongo izayoborwa ubwo icyo gihe icyo mvuga ni ukuvuga ngo kuyitsinda ashobora kuyitsinda mu gice kimwe cy'igihugu akakigenzura ubwo azanagena imitegekere yacyo cyangwa se ashobora kuyitsinda mu gihugu cyose agakuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi naho ubundi twe icyo tuzi nuko intambara zose zirangirira ku meza y'ibiganiro ntabwo muri Kongo ariho habaye intambara hambere izindi zose uko zagiye zirangira ngira ngo ni ibintu amateka agaragaza naho Perezida Tshisekedi yumva adashaka kuganira agomba guhitamo inzira y'intambara icyo gihe nagira amahirwe agatsinda intambara ubwo bizaba ari ibyo natayitsinda ubwo ni ukuvuga ngo ahazaba atagenzura cyangwa niyamburwa igihugu cyose ubwo bizaba birangiye iby'ubutegetsi bizaba balkanization nkuko abanyekongo babivuga ntabwo urumva bavuga ibintu byinshi ariko ntabwo umutwe wa 23 bigeze uvuga yuko ushaka gukora balkanization ariko icyo twabonye nk'abantu bakurikirana ibihabera nuko aho bafashe bahashyira inzego z'imitegekere ubwo aho bazashobora gufata bazakomeza bahashyira inzego z'imitegekere niba hatabaho kumvikana ubwo bamwe bazagumaho bari n'abandi bagumaho bari. Hanyuma Maître Aloys Mutabingwa
uremeranya na Gasominari uvuga ko bikomeje bitya uwatsinda intambara ariwe wagena icyo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahabwamo uburenganzira mu minota mike y'iminota iri kudusiga? Ndemeranya nawe, ahubwo ni ikindi ngira ngo nongereho. Icya mbere, Perezida Tshisekedi aramutse adashaka kuvugana n'aba bagaragara ko bafite ikibatera gufata intwaro, abandi bazavugana nabo, ibyo ntabwo mbishidikanyaho. Kandi abafite ubushake bwo kuyobora Kongo ntabwo ari Tshisekedi gusa, hari abanyekongo benshi bafite uburyo n'ubushobozi bwo kuyobora kiriya gihugu. Mwarabibonye no mu matora, natavugana nabo abandi bakavugana nabo, hazabaho impinduka ziterwa no kwinangira. Ndiwe nkareka kuvugana nabo, nabireka ndimo gukemura ikibatera gufata intwaro kugira ngo baburizwemo, nabyo ndabona atarimo kubikora. Kuba wenda nta bushake afite cyangwa nta n'ubushobozi afite, ariko ikigaragara ni uko natavugana nabo, ntarangize igituma bafata intwaro, abandi babishoboye babishaka barabikora. Murakoze. Hanyuma Dr. Charles, hari inyandiko yasohowe na Assange, ni umunyamakuru w'umunyamerika, yagaragaje ko hari umugambi wa balkanization mu mpapuro zimwe zibanga zasohotse. Birashoboka ko Kongo yacikamo ibice nk'uko izo mpapuro zagiye zibigaragaza, ariko n'abasesenguzi n'abantu babireba bakavuga ko bishoboka. Wenda atarasubiza icyo kibazo, ataragihuriza n'ikijyanye n'ukubona ibiganiro by'amahoro hagati y'imiryango mpuzamahanga. Ubu turi kuvuga inama izahuza abakuru b'ibihugu bo muri aka karere, East African Community ndetse na SADC bo muri gice cya Afrika y'Amajyepfo. Icyo ubona kizava muri ibiganiro, unagihuze n'icyo ngicyo mugenzi wanjye yarakubajije mu minota mikeya, iminota iri kudusiga. Iyo nyandiko muvuze yasohowe na Assange ivuga ko hazabaho balkanization, igihe ntayo nigeze mbona. Ariko Kongo ikomeje kuyoborwa nabi, birashoboka ko amaherezo hari ibice bishobora kuzagerageza kuvuga ngo nta mpamvu tukwiriye kuguma muri iki kintu kinini kitayobowe neza. Kera n'ubundi higeze gushaka kubaho ibyo bintu bya balkanization, intambara za Shaba murazizi, aho abantu bo muri Shaba bashatse kwiyomora kuri Kongo. Birashoboka ko bashobora kongera kubishaka, abakasayi bakabishaka, ababandundu bakabishaka, ba Kongo n'abandi. Ibyo numva kuri jye ni nko kureba, ni nko kuragura. Nta kintu kibigaragaza ko ariho Kongo igana. Cyakora nyine imitegekere mibi ishobora gutuma Kongo igana. Icyo rero warumbajije cyerekeranye n'inama EAC na SADC bagiye kugira, numva ari igitekerezo cyiza cyane. Ubirebye EAC yafashe iki kibazo cya M23 igiye kugikemura, ariko igiye kugikemura mu buryo Tshisekedi adashaka, kubera Tshisekedi Kongo iba muri SADC, ajya muri SADC abasaba ibindi ko baza kumufasha ngo gikemuke uko ashaka. Kuva baza kugeza ubu ntabwo bari bashobora kukimukemurira uko ashaka. Birashoboka ko abantu bo muri SADC bashobora kubona bati ibi bintu Tshisekedi ari hadusaba byo kumukemurira ikibazo uko ashaka, kumufasha kwica abaturage be, turabona natwe biriho bidusaba ikiguzi kinini. Turumva tudashaka gutanga iki kiguzi, cyane cyane ko bidasobanutse. Ubwo rero ubwo
kongo iba muri EAC ikaba no muri SADC igitekerezo cyo guhuza EAC na SADC kugira ngo bafatanirize hamwe kumufasha gukemura kino kibazo ndumva ari igitekerezo cyiza. Yewe uko mbibona abaperezida b'ibihugu biba muri EAC n'ibihugu biba muri SADC bicaje Tshisekedi bakamubwira bati rwose nta gihugu na kimwe cyiteguye kuza kugufasha kwica abaturage bawe bariho barwanira uburenganzira bwabo, icarana nabo ukemura ikibazo bafite, turagufasha kwicarana nabo, turaba tubagiye hagati, hanyuma mwicarane nabo mutarwana mukemura ikibazo. Simbona ukuntu Tshisekedi yatinyuka kuvuga ngo ibyo ndabyanze ngiye gushakira ahandi. Yego, kuko ibi bihugu byose byo muri kano karere bifatanirije hamwe bikumva ko iki kibazo kigiye gukemuka biciye mu biganiro, ntabwo Tshisekedi yabyanga, kuko n'abamesoneri yitabaje bamweretse ko ntacyo bamumarira. Yego, reka tugushimire cyane Dr. Charles Murigande, ukaba uri inararibonye muri politike ndetse n'ubuyoborere kuri uyu mugabane Afurika. Turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ndashimira cyane kandi na Maître Aloys Mutabingwa, nawe uri inararibonye muri diplomasi. Turagushimira kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze. Tunashimira cyane Maître Jean Baptiste Gasominari, ni inararibonye muri politike y'aka karere, akaba nakunze no kuza gusesengura hano. Turagushimiye umwanya waba waduhaye. Murakoze cyane. Ndashimira cyane kandi na André Ntagwabira, ni umunyamateka akaba n'umushakashatsi ku mateka y'u Rwanda ndetse n'Afurika. Turagushimiye bwana Ntagwabira kuba witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Yego, ndashimira rero n'abari badukurikiye. Ingingo y'umunsi yacu rero ngira ngo mwabyumvishe, mwumvise amavo n'amavuko y'umutwe wa M23.